uretse gato aka kode se warukazi none uyu munsi nkuzana agakode ntakasamutwe ibaze ko guforomata telefone bitagisaba guca mu masettings uza hano muri call yawe ukimara kuza muri call yawe urategereza agati ifunguke uhita wandikamo iyi code akanyenyeri 27 akanyenyeri 3855 urwego iyi napininze muri screen ariko icyitonderwa my friend ukimara gushyira urwego telefone ihita iba formatted itangira kwiforomata nyine wowe nta mahitamo telefone iguha nka kumwe tujya guforomata muri bwa buryo busanzwe guca muri settings telefone ikaba yaduha amahitamo ikakubaza niba ushaka kuba foromata ukemeza okay cyangwa ugakanda delete. Iyi code yo ntabwo ibyo bikubaza, iyi code waragira amahirwe yo kwiga waragira amahirwe yo kwiga cyangwa utarize umuntu wese ayikoresha. Ukimara gushyira urwego rero telefone itangira kwiforomata. Aka code rero mu gihe ugiye guforomata telefone yawe by'umwihariko nk'abantu bakora business zo gucuruza amatelefone, hari igihe nk'umukiriya yaba ari kwihuta jya ukoresha kano gakode uforomate telefone noneho uhita uyimuhereza. Nawe rero umuntu ufite smartphone hari igihe telefone yuzura igatangira gukora gake bikakubangamira, jya uforomata telefone ukoresheje kano gakode. Aka gakode ukimara ukandika ugashyiraho urwego telefone itangira kwiforomata ni iminota mike ni amasegonda make ntago bitinda. Aka code uzakagerageza muri telefone yawe mu gihe uzaba ushaka guforomata kandi kahano uzazanye umucimira muri comment. Ariko nyabona kandi like niba utarayikanda wibuke gusharinga iyi video kandi ukora ugasaraba ko guteranya following ujye ubona video nk'izi nisikagucika. Wowe utunze smartphone ukaba waramfollowinze waba waragira amahirwe adasanzwe, kanda follow mbwira muri comment niba ari ikintu ushaka ko nazakwigisha next nawe utazabane mu zindi video.